Nirimana udasiba juhora uyisenga kandi uyumvire twaganiriye ku kintu kiraje Imana ishinga ikintu gikomeye cyane mu mugambi w'Imana mwirema Imana ire mu muntu Imana yamuremye ngo umuntu ase nawe ibyo twabivuzeho ejo uriya ni umugambi w'Imana ukomeje Imana itoshingukaho Imana itoreka ni umugambi ukomeye muri gahunda z'Imana ntabwo Imana ishaka ko dusa nayo tugeze mu ijuru Imana irashaka ishusho yayo hano ku isi ishusho y'Imana igaragarira hano ku isi twarebye ukuntu Imana yaremye umuntu n'ibyo yamuremyemo imuremana matiyeri y'isi aribwo butaka irongera imuremana n'umwuka wayo w'ubugingo twize kuko icyaha aricyo cishe uriya muntu w'ubugingo arapfa amaze gupfa haba ingaruka mbi mwabonye ibihano kwirukanwa mu bwiza bw'Imana Adamu na Eva bahunga ubwiza bw'Imana barahunga barambukirwa bambara ubusa izahagararira aho ngaho Imana ihana ibyo yaremye ibihanisha umwuzure ibihanisha umuriro Imana iricuza icyatumye mu muntu ibyo byose ni ingaruka ndetse kugeza ubwo twasomye mu gice cya 6 cy'itangiriro aho Imana yavuze ngo uyu asigaye ari umubiri nta mwuka yamubonagamo buriya bugingo bwari bwarapfuye ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi twize ko Imana yasezeranije ibintu by'agaciro kandi bikomeye cyane irabisezeranyira n'abitanga kugira ngo irebe yongere igarure ya shusho yayo mu isi iyigarure mu muntu isezeranya umwana wayo kandi iramutanga isezeranya umwuka wayo kandi iramutanga isezeranya n'ijambo ryayo imbazi iraritanga intego yayo ari ukugira ngo bino bintu by'agaciro kandi bikomeye cyane bifashe uno mwana w'umuntu kongera kugarura iriya shusho y'Imana hano ku isi ibyo twabitinzemo cyane noneho tuza kuvuga ko hari ibintu by'uburyo bubiri Imana dusabwa cyangwa Imana iduha kugira ngo bidufashe kugarura ino shusho yayo muri twebwe twavuze ko hari ibyo twebwe dusabwa gukora niho Petero yavuze ngo kubera izo mpamvu kugira ngo twongere dufatanye na kamere y'Imana iyo tuvuga kamere tuba turimo tuvuga ishusho kuko ishusho Imana twavuze kuko Imana idafite amaboko itagaragaza amaboko Imana ni umwuka ku bantu twavuze kuko tutoshobora kuyisobanukirwa ntituzi keretse nituyibona mu ijuru tuzayibona ukwiriye nicyo gituma mubona n'abashushanya nta washushanya Imana nta gishushanyo cy'Imana turabona kuko nta wayibonye ngo bavuge ngo Imana iteye itya betada Imana ni umwuka nitugera mu ijuru tuzayisobanukirwa tuzayibona ariko ubu ngubu ntitwamenye uko isa ariko gusa n'Imana Bibiliya iturangira ni kamere yayo ni imiterere yayo ni ingeso zayo kandi Bibiliya irazitubwira kugira rero ngo zongere izo shusho iyo kamere y'Imana yongere iremeke muri twe Pawulo we yaravuze abwira abagalatiya arababwira ngo bana batoya nongeye kuramukwa bafitiye ibise ko umubyeyi ugiye kubyara ndumva mfite zere muri jewe yo kugira ngo Kristo yongere aremeke muri mwebwe kuko hari igihe yigeze kuremeka birapfa byicwa n'icyaha none Imana irashaka kongera kugarura iriya shusho ibyo nibyo twaraye twize kugira rero ngo bino bintu tubigereho hari ibyo dusabwa twebwe gushiramo imbaraga nubwo umwuka wera bidufashamo kuko umwuka wera ni umufasha nicyo twamuherewe ngo adufashe ariko tugomba gufata iya mbere dufata ni ukwizera
twareze ko tugomba kwizera nirwo rufatiro rwo kugira ngo iriya shusho y'Imana igaruke muri twebwe dusa n'Imana twakira iby'Imana mu kwizera yewe tunemera ko Imana iriho mu kwizera nubwo hari ibyaremwe bitugaragariza hariho ishuri batugenda tubona ifatika ry'ibyaremwe biratugaragariza n'ijambo ry'Imana rikatugaragariza ariko urufatiro rwa byose ni ukwizera kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tudafite kwizera ntidushobora kunezeza Imana ngo kandi uwegera Imana agomba kwizera kuko iriho ubwo rero kwizera twarebye kwizera kudukiza kukatuvana muri uriya muvumo kukatuvana muri ruriya rupfu kukaduhesha ubugingo niho dusoma ririya jambo Paul yandikiye itorero ry'Efeso arababwira ngo namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ingeso mwagenderaga mwokejwe n'abasogokuruza wanyu kera urumva twarapfuye iriya mbere mu itangiriro twarapfuye ariko hano mu isezerano rishya Yesu aje aratuzura ntitugipfuye yaratuzuye abazutse ni bande n'abizeye nirwo rufatiro twaraye turebye rwa mbere muri Yohana haratubwira ngo wizera uwo mwana afite ubugingo ubwo bugingo turatubwakira umunsi twizeye tukaba tuvuye mu rupfu tukaba tuvugiye mu bugingo rwa rupfu rwabaye ryari rwa rupfu rwabaye igihe cya Adamu na Eva muri ya ngozi Yesu amaze kuza aratuzura kubera ko twizeye Yesu tuba turazutse tuvuye mu rupfu tugiye mu bugingo none twarebye ejo uno muntu wizeye hariho indi effort agomba gushiramo kandi harimo izindi mbaraga agomba kongeramo ni ingeso nziza ingeso nziza ni imirimo myiza hariho abavuga butumwa uyu munsi bahakana imirimo ariko Yakobo yaravuze ngo unyereke kwizera kwawe kudafite imirimo ngo naje ndakwizera ndakwereka kwizera kwaje gufite imirimo imirimo myiza kandi turibuka wa munsi ngo Yesu azarobanura intama mu ihene ngo azashyira intama iburyo ngo namara zihindukirana zibwire azababwira imirimo myiza bakoze ngo ababwire ngo nari nshonje muramfungurira nari nambaye ubusa muranyambika nari ndwaye muransura nari imeze gutya ngo nibamara bavuge ngo byo twabikubonanye ryari ngo ababwire ngo birya mwagiriraga barya batoye izo ni ingeso nziza ku ngeso nziza ngo twongereho kumenya ni ukuva mu bujiji tukamenya ukuri kandi uko kuri tumenya ni ijambo ry'Imana itwaraye tubivuzeho birambuye ikindi twongeraho ngo ni ukwirinda turakugarukaho uyu munsi kwirinda uri mu byo tuganiraho none kandi kwirinda ikindi twaraye tuvuzeho ni ukwihangana ngo twongereho hejuru yo kwirinda twongereho kwihangana urumva ko turagenda dutera intambwe esikariye ku yindi ngo kwihangana twongereho kubaha Imana twongereho gukunda bene data gukunda bene data twongereho urukundo rw'abantu bose ayo niyo magambo twaraye dutinzeho cyane uyu munsi tugiye kuganira noneho ku by'umwuka wera duha twize ko muri biriya bintu by'agaciro Imana yaduhaye Yesu yarakoze umurimo we yaraducunguye yarangije kuducungura aragenda yohereza umufasha ari we mwuka wera ubu nyine umufasha ari we mwuka wera afite uruhare runini cyane mu burezi bwacu niwe utweza niwe utuyobora akatwereka inzira niwe utwigisha yewe ndakubwira imirimo y'umwuka wera ntitwayirondora kuzageza Bibiliya iratubwira ngo niwe uzanatuzura dukure mu bapfuye tuzamukana ducura iwacu umwuka wera afite uruhare runini cyane mu bugingo bwacu none mu by'umwuka wera duhereza nabyo tugiye kuganiraho uyu munsi tugiye gusoma mu gitabo cy'Abagalatiya mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 reka ariho dusoma muri uyu mwanya w'iki gitaramo cy'uyu munsi tugiye gusoma Abagalatiya igice cya 5 n'umurongo wa 22 reka dutangire dusome haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo
n'ibyishimo ni amahoro ni ukwihangana ni ukugira neza ni ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ngo bimeze bityo nta mategeko abihana. urumva ibi bintu umwuka wera tuweka nabyo nibyo bigarura ishusho y'Imana muri twe igeretse kuri biriya Petero yatwandikiye twaraye turebye muri Petero biriya bintu bigera ku 8. none hano hari ibindi 9 umwuka wera nawe aduhereza. Bibiri irazise ngo ni imbuto z'umwuka wera. ni ukuvuga rero ngo ni iby'umwuka wera biba muri twebwe. nta mashuri abitwigisha, nta miryango yabiduhereza, nta n'ibihugu byabiduha. ibi ngibi ni imbuto bibiri irabyise ngo ni imbuto z'umwuka wera. bikomoka ku mwuka wera. umwuka wera biduhereza ryari? reka rero turanza guca akarongo. umwuka wera abiduhereza iyo twafashe intambwe yo gusabana nawe, tugatindana nawe akatubamo natwe tukamubamo, tukabatizwa mu mwuka wera, umwuka wera akatubamo, umwuka wera akatuganza akatwiharira. niho hariya Paul yanditse aravuga ngo muyoborwe n'umwuka wera ngo nibwo mutazakora ibyo kamere y'imibiri yanyu irarikira. ngo kuko ibyo kamere y'imibiri irarikira biratandukanye ngo birahabanye n'ibyo umwuka ashaka. iyo twemeye ko umwuka wera tuyobora, tukemera ko umwuka wera tuganza akaba ari udomine mu bugingo bwacu, atwera imbuto. kandi izi mbuto Bibiliya hano mu Baroma bambe mu Bagalatiya haratubwiye ngo umuntu wera bene izi mbuto ngo nta mategeko ashobora kumuhana. Rwanasifiwe. ni ukuvuga ngo uno muntu ari ku rwego arenze n'amategeko ntacyo amutwaye, kuko ibi byose nibyo amategeko adusaba. imbuto ya mbere ni urukundo. iyo tuyoborwa n'umwuka, umwuka wera tugasabana nawe, umwuka wera akatubamwo, umwuka wera akatuganza, akaganza kamere y'imibiri yacu, umwuka wera akadomina. reka nkoresha ku gaterime k'abanyamahanga, akaba ari udomina ubugingo bwacu, akaba ari utegeka ubugingo bwacu, akaba ari umutware w'ubugingo bwacu. imbuto yayo igaragara urukundo. uru rukundo rukaba muri twebwe. urukundo ni iki? urukundo ni umwitwarire uba mu muntu ushakira abandi bantu ibyiza, udashingiye ku nyungu izo arizo zose. cyangwa mvuge ni ugukunda undi muntu udafite ikindi kintu muca. ntumukundire kubera ko hari icyo yaguhaye, ntumukundire kubera ko hari icyo azaguha, ntumukundire kuko mufitanye amasano, ntumukundire ukamukunda nta yindi sababu ishizweho. ubwo ni urukundo. hariya muri Petero yatubwiye tugomba gushoramo imbaraga, yatubwiye ngo tugire umwete wo gukunda bene data. na Yesu yarabivuzeho aravuga ngo nimukundana. hariya muri Yohana yaravuze ngo nimukundana ngo ab'isi bazamenya ko muri abigishwa by'ukuri. Yohana amaze gusaza ageze mu zabukuru, hariya mu zandiko ziwe, urwandiko rwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, cyane cyane harimo amagambo akunda gusubirwamo aje avuga ngo bana bato mukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana. niyo yari asigaye ari amagambo ya Yohana mu zabukuru bwiwe, ngo bana banje batoye mukundane ngo kuko urukundo ruva ku Mana, ngo kandi udakunda ngo ntiyige ngo ntiyamenye Imana. ngo kandi umuntu navuga yuko akunda Imana ntakunde mwene se, ngo uwo muntu ni umunyakinyoma. ngo no gukunda Imana ntako kuri muri we. urukundo ni ikintu kinini cyane bavandimwe. reba no muri Bibiliya iratubwira, Bibiliya ngo kubera urukundo rukomeye cyane ngo Imana yadukunze twebwe abari mu isi. urukundo ni kamere y'Imana. Imana ubusanzwe ntigira urukundo.
imana ni urukundo makeri y'izimana imana ni urukundo ntabwo ifite urukundo ahubwo imana ni urukundo umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha yararirimbye ngo maze kwikubita imbere ngo mbishuriwe rwose ngo yuko imana ari urukundo rutagira ingano imana ni urukundo ni urukundo rero iyo umwuka wera yatujemo akatuganza akadutegeka natwe aduhereza iriya kamere y'imana yibiba muri twe kamere y'imana ikabamo y'urukundo tugakunda abantu nta nyungu tubatezemo nta kindi kintu dushingiyeho kubera ko urukundo rw'imana rwamaze gusaba mu mitima yacu hari indirimbo tutakiziririmba ziriya ndirimbo zo gushimisha zari zirimo ubutumwa bwiza sinamenye impamvu zatumye amatorero tuzireka ariko n'indirimbo zahumekewe kandi zirajana n'ubutumwa bwiza ni biblike iyo ndirimbo imwe sinibuka naje isura yayo ihiririmba ngo mbe kugukunda rwose ngo nkunde n'abawe bose nimba dukunda imana tugomba gukunda n'abantu bose hano mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 5 haravuga ngo bene izo byiringiro ntibikoze isoni ngo kuko urukundo rw'imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe hari urukundo rw'imana rwasabye mu mitima yacu kandi urwo rukundo rw'imana rwasabye mu mitima yacu ntabwo rwapfuye kwizana nta n'amashuri twagiye kurwigamo nta n'isoko twarwahiramo rusaba mu mitima yacu ngo biciye mu mwuka wera twahawe uriya mwuka wera niwe wenyine ushobora gusabya urukundo akarukwirakwiza mu mitima yacu urukundo tugakunda abandi bantu nta yindi kondisiyo urwo ni rwo rukundo rw'imana mu bagiriki mu isobanuro za bibiliya barwita ngo ni agape lave ni urukundo rwitwa agape rukundo undi muntu ntacu umushingiyeho ntacu umuca bibiri iravuga ngo tukiri abanyabyaha ngo imana yaraducunguye kristo yaraducunguye yaradupfira tukiraba ntabwo kristo yadupfiye kubera ko turi beza nta kondisiyo n'imwe twari guhagararamo ngo turekera mu rukundo rw'imana reka da ni urukundo rw'imana urwo rukundo rw'imana natwe rusaba mu mitima yacu rusabishijwe n'umwuka wera niwe urukwirakwiza akarukwiza rugakura rukagagara urukundo rukatudomine urukundo rukadutegeka tugakunda imana kandi tugakunda n'abantu bayo bose tutarobanura ku butoni iyo ni imbuto ya mbere itangwa n'umwuka wera ariko kandi umwuka wera izo mbuto tugiye kuganira aziduha uko tubishaka niho umuririmbyi yaririmbye kandi mu ndirimbo zo gushimisha ngo abiduha atimanye ngo iyo tubishakanye umwete hari ibyo tugomba gushaka twamara kubikenera umwuka wera nawe akabona ubukene bwacu akabiduhereza kubera ko turi inshuti ze dusabanye nawe imbuto ya kabiri ni imbuto yitwa ibyishimo ibyishimo ni umunezero ushingiye ku kwiyumvamo urukundo rw'imana ko rwasabye muri wewe ukongera ukagira amahoro yo mu mutima kubera ko wabariwe izaha ukongera ukumva ko ubuntu bw'imana bukugose uri mu buntu bw'imana ukumva ko imigisha y'imana ikurimo ukibuka amasezerano y'imana kuriho ukibuka ubusabane ufitanye n'imana muri we ukagira ibyishimo ibyo ni ibyishimo mbona kenshi abantu benshi mu matorero bavuga ngo uyu munsi ngo nitwishime mu nsengero ngo kandi uyu munsi ngo abantu tugasa n'abantu bashaka ibyishimo babishakira hariya mu rusengero iyi mbuto y'ibyishimo ntiza gusa kubera ko turi mu rusengero ni imbuto y'ibyishimo duhorana tugendana twaja mu isoko dufite ibyishimo twaja mu mashuri kwiga dufite ibyishimo
twaje ndakubwira he mu ngendo tuzindukamo aho twaba dukora imirimo iyo ari yo yose no mu makampani no mu mirima duhinga na hehe haba harimo imbuto yitwa ibyishimo. Ibyishimo n'umwifato uza mu muntu ushingiye ku byo yamize, ku byo yamenye bimurimo bikora ku Mana, iby'Imana yamukoreye. Urukundo imukunda, amahoro yo mu mutima ava ku Mana, ubuntu bw'Imana budutangaje buturiho, imigisha y'Imana idusakazaho, amasezerano y'Imana turiho tuvoma mu ijambo ryayo, bitari na ya masezerano duhanurirwa n'abantu. Umuntu akaza akicuguta hejuru yawe akagushugusa akakubwira ibintu. Hariho amasezerano y'Imana tuvoma muri Bibiliya akaduhesha ibyishimo. Ukagira umunezero, ukagira ibyishimo, ukumva ko uguwe neza, ufitanye ubusabane n'Imana. Niho wa muririmbyi w'Igiswahili yararimbye aravuga ngo kama twamwamini Yesu, kama hatufiche dhambi, kama moyo ni mweupe, nta kibuza. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuzaseseka imbere y'Imana. Ibyo ni ibyishimo tugira bidaterwa n'uko dufite amafaranga, bidaterwa n'uko twabyaye, bidaterwa n'uko twubatse amazu meza, bidaterwa n'ibyishimo umuntu ashobora kugira no mu gihe ari mu bukene abandi bantu bamubonaho. N'ibyishimo umuntu agira n'igihe ari mu mibabaro. Niko ndagira ngo n'umuririmbyi waririmbye yararirimbye aravuga ngo niko n'umukristo w'ukuri amera, ngo aje anezerwa ibihe byose. Anezerwa muki, akanezerwa imvura yaguye, akanezerwa mu mihindagano, akanezerwa yabuze icyo arya, akanezerwa yabuze icyo yambara. Ibi ni ibyishimo tudaterwa n'ibikomoka hanze. Ni ibyishimo, ni imbuto y'ibyishimo Imana idushyiramo, ahubwo y'ibyo twamenye n'ibyo twakiriye mu mitima yacu. Mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 4 haravuga ngo muje mwishimira mu Mwami wacu iminsi yose. Ngo yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, Umwami wacu ari bugufi. Uyu Paul warimo wandikira ijambo abwira itorero ry'Ifilipi kwishima, yaragoswe n'abasirikare ari mu nzu y'imbohe, arindiwe mu nzu y'imbohe. Nico gihe yanditse kino gitabo ubwo yari afungiwe i Roma. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki gihe nico gihe yanditse igitabo cy'Abafilipi, yandika igitabo cy'Abaefeso, yandika igitabo cya Filemoni, ngira ngo noneho rero iri torero ngo arigereho ryari itorero ry'inshuti ryiwe, ryaramugemuriraga, ryamwitagaho, ngo araryandikira araribwira ngo muje mwishima mu Mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime. Na Pawulo warimo barekomande kubyishima. Ntiyaraguwe neza fizikali, ku mubiri ntiyaramerewe neza, ariko mu mutima yari afite ibyishimo. Reka mbabwire ibi byishimo n'undi muririmbyi yararirimbye ngo maze nintumirwa ngiye gupfa ngo nzagira ibyishimo bitavugwa, ngo nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Ibi ni ibyishimo umuntu azagira n'igihe ari ku ngingo yo gupfa. Twaraye tuganiriye, ndababwiye urugero rw'umugabo witwa Mushoko, benshi muzi, ku bantu bahari bamaze gushesha akanguhe muzi. Babajije batigira icyo uvuga, arababwira ngo nta rindi jambo nagerekaho mbinguni y'iki yangu. Aho ni ibyishimo byo mu mutima byishimira imigisha wumva n'ubusabane ufitanye n'Imana, n'ubuntu bw'Imana bukuriho n'amasezerano y'Imana, bigatuma unezerwa ukarenza amaso situwasiyo urimo iyo ari yo yose. Ibyo rero iyo n'indi mbuto tubibamo n'Umwuka Wera, ayibiba mu bakirisitu, ayibiba mu basabana n'Umwuka, bafitanye ubusabane bwiza n'Imana biciye mu Mwuka Wera, akabasabamwo ibyishimo. Izo ni ibyishimo tudahaha, ni ibyishimo tutingingirwa, ni ibyishimo twishima aho ariho hose. Niko ngo n'umukristo amera, ngo azanezerwa ibihe byose. Reka ngaruke ku magambo Habakuki yavuze. Habakuki mu gice cyiwe cya 3 umanuka mu mirongo ya 17 umanuka, yaravuze ngo naho imitima itatoha,
ngo n'inzabibu ntizera imbuto ngo n'imikumbi igashira mu kiraro ndagira ngo n'inka zigashiraho ngira ngo nabo baraborozi nkatwe ararahira aravuga ngo nta kabuza bana zikiwe sana ngo nta cyatubuza kwishimira Uwiteka Imana yacu ibyo ni ibyishimo bidaterwa n'ibyo dufite reka da ni ibyishimo biterwa n'ibyo twamize biterwa n'ibyo twamenye biterwa n'ibyo twahishuriwe biterwa n'ubusabane dufitanye na Mwuka Wera w'Imana akatubiba mu izo byishimo. Reka tuje ku mbuto ya gatatu. Imbuto ya gatatu yitwa amahoro. Umwuka Wera iyo twasabanye nawe atubibamwo amahoro. Ayo mahoro nayo kandi arenda gusa n'ibyishimo. Ni umutuzo wo mu mutima uterwa no kumenya ko nta kibazo ufitanye na so wo mu ijuru. Iyo uzi ko nta kibazo ufitanye n'Imana, iyo uzi ko ufitanye ubusabane bwiza n'Imana, ugira amahoro. Reka mbahereze urugero, wenda ni urugero rwa hano ku isi, ariko nk'abatwara amamodoka murabizi. Iyo uzi kuko imodoka yawe ifite assurance, ukamenya kuko nawe ufite perimi, none bakakubwira ngo hari abapolisi bariko barafata abantu, kandi ukamenya kuri kugendera mu muvuduko nyawo ugemwe, nta mpamvu yo gutinya polisi kuko ufite amahoro n'abapolisi. Hano natwe kubera ko tuzi ko nta kibazo dufitanye n'Imana, ibyacu byamaze kutubanziriza imbere, byamaze gucirwaho urubanza. Niho wa muririmbyi yaririmbye ko namuhaye ibyanyanduzaga ngo abinkuraho apereza amahoro. Ni ukuvuga ngo namaze kumukorera ibyanyanduzaga, ibyari bikwiriye kunshira urubanza no kuntandukanya nawe bigatuma muhunga, bigatuma ngira umutima uhagaze, kagira impagarara, namaze kubimuhereza kera. Binibukije ngo umugani w'abakozi babiri bakoreraga mu bose umwe yari umukire akagira abagabo babiri bamukorera. Abakozi babiri sinzi niba bari abagabo bari abagore, ariko ngo bari abakozi babiri. Bukeye ngo umukozi umwe ngo arya inkoko ya shebuja, arya urusake rwa shebuja, ariko mugenzi we arabimenye, abimenya ko wabo yariye rwa rusake. Noneho ngo uko bahaye bakora akazi, wa wundi gutarariye urusake ngo akabwira wabatewe, kora imirimo, kora n'iyanje kugira ngo ntaje kukurega kuri databuja. Urumva uyu mukozi yahoranaga umutima uhagaze ko shebuja azabimenya akamuhana cyangwa akamwirukana. Noneho ngo bigatuma akora imirimo yiwe agakoraniye mugenzi wiwe. Urumva nta mahoro yari afite. Ngo bukeye umunsi umwe aribwira aravuga ati ariko jewe nzavunika, mvumwe n'imirimo nshinzwe gukora, subire mvumwe n'imirimo y'uyu wacu, ibi bintu nzabikora ngeze ryari. Noneho ngo aragenda aja kubibwira shebuja. Amaze kubibwira shebuja aramubabarira, agirana amahoro na shebuja, ariko no mugenzi we ntiyabimenye. Uko noneho bakora ngo agasigara amurega ati ngaho kora ntaja kuvuga, ubundi atewe n'ushaka ubivuge noneho aho bigeze ahangaha. Urumva nta mutima w'impagarara yari agifite, yari yamaze gutunganya ibyiwe na shebuja. Bavandimwe, aya mahoro dutahabwa n'Umwuka Wera ni amahoro duterwa no kumenya kuko ibyaturegaga byavanyweho, twabihaye Yesu, yabyamaze kubiciraho urubanza kera. Ubu ngubu icyo dufite gusa, ngiye kwibuka indirimbo noneho uyu munsi indirimbo zanjemo cyane. Umuririmbyi yararirimbye ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ngo maze ndizera arankiza. Ngo izo ndirimba n'izo mvuga ngo ni ugushima umukiza ubudasiba. Urumva uyu muntu wabimenye kera ko ari umunyabyaha kera, ngo amaze arizera Yesu aramukiza. Ubu ngubu icyo afite ni amahoro, icyo afite ni amashimwe. Indi korasi twazaga turirimba ndagira ngo uracyaririmba hamwe na hamwe, izivuga ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga ngo none turatugenda twemye. Kugenda wemye ni ukugendana amahoro yo mu mutima.
ni ukugenda ubizi ko nta rubanza ufitanye na shobuja data wa twese wo mu ijuru. Yewe binibukije amagambo Yesu yaravuze ngo sinkibitana abagaragu, ngo ahubwo sigaye mbita abavandimwe, muri bene data muri abavandimwe, ngo kuko ibyo data yampaye naje nibyo mbahereza. Dufitanye amahoro ava ku Mana. Mu Baroma 5:1 haravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Aho niho tubonera amahoro, ni ukumenya ko twatsindishirijwe bikomoka mu kwizera, kandi ngo bikaduteza amahoro, tukagirana amahoro n'Imana ngo biciye mu mwami wacu Yesu Kristo. Ngiye kubahereza urundi rugero ngiye gutanga. Ni reka turebe ababyeyi twese turi hano, iyo umwana yajaga kwiga muri interna akazana n'umwana mugenzi wiwe bigana mu ishuri, yashika isalo akamugupresente akavuga ati papa cyangwa mama, uyu mwana turigana kandi ni inshuti yaje, turabana ku ishure, yewe twiga mu ishure rimwe, kandi uyu mwana ni inshuti yaje. Uhereye ubwo ngubwo uwo mwana ahinduka nk'uwo muri rwa rugo, arisanzura, ivyumba byinjiramo aho urya mugenzi we yinjira nawe arahinjira, arisanzura kubera wa mwana nyiri rugo. Niko natwe tumera ku Mana. Hano haravuze ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe udushoreye atujana ku Mana, bikaduhesha amahoro n'Imana iyo turi muri Yesu Kristo. Ubwo rero aya mahoro ntituyahabwa kandi n'ibiva hanze. Aya mahoro tuyahabwa no kumenya kuko ivyatutandukanyaga n'Imana Yesu yabikuyeho. Hano haravuga mu murongo wa 2 hano mu Baroma, haravuga ngo wadushikirije ubuntu dushikamyemo, ngo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyishimo byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Uwo ni Yesu, nta wundi wabidukorera, nta handi twabivoma, ni muri Yesu. Niwe wadushikirije ubu buntu duhagazemo none, twishimiramo none, kandi bikava mu kwizera, bikorwa mu kwizera, ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana, irya kamere y'Imana ikaremeka muri twebwe. Mwibuke ko turimo tuvuga iby'Imana, Umwuka Wera dukorera kugira ngo kamere y'Imana iremeke muri twe. Imbuto ya 4 yitwa kwihangana. Kwihangana ngo ni ugutinda kurakara cyangwa gucika intege cyangwa kudahutiraho. Burya abantu barakara vuba, barya abantu ntibagira kwihangana. Abantu bacika intege bakanamuka bakava mu bintu, barya abantu ntibagira kwihangana. Imana kera bajaga batuganirira, naraye mbivuzeho ngira ngo bajaga batuganirira bakavuga ngo Imana yacu n'ibisabo bicunda barambije, ngo barambiwe batashe. Tugomba gusabana n'Imana biciye mu mbuto yo kwihangana. Reka ndange nk'urugero, mwibuke nk'Imana ukuntu yagendanye na Iburahimu imuha amasezerano, yamuhaye amasezerano y'uburyo butatu akomeye. Isezerano rya mbere yamusezeranije igihugu Kigali, ariko Iburahimu urubyaro rwaje kukibona nyuma bitinze. Iburahimu ngo yahabaye muri cya gihugu Imana yamubwiye ngo akibamwe ari umusuke n'umwe mukira, ngo kubera ko yitegerezaga umudugudu Imana yubatse kandi kaburema. Arihangana, urubyaro rwe rwaje kukirwanira ruvuye mu Egiputa, Iburahimu atakibaho, baragwa igihugu. Ikindi Imana yari yaraze Iburahimu, yamuraze urubyaro, ariko Iburahimu ntibwakeye mu gitondo ngo arubone. Byatwaye igihe kugira ngo Iburahimu agire urubyaro rungana n'umusenyi wo ku nyanja kandi rungane n'inyenyeri zo mu kirere. Ni igihe kirekire, ariko kwihangana. Ikindi Imana yaraze Iburahimu,
yamuraze yamusezeranije umugisha uzafata abari ku isi bose. Iburahimu yarize apfa uyu mugisha ufata abari ku isi bose atarawubona, kuko uyu mugisha wazaga kuza mu ruzaro rwiwe ari wo Yesu Kristo uzacungura amahanga. Bavandimwe, kwihangana niko turimo tuvugaho. Kwihangana ni murebe Nowa wabaye umuvugabutumwa imyaka 120, hafi ndagira ngo ni hafi ubuzima bwe. Arabwiriza ntawukizwa, arabwiriza ntawukizwa, arabwiriza ntawukizwa. Iburahimu bambe Nowa ntiyabivamo, ntiyabishingukamo. Iburahimu ngo yakije bambe Loti, Nowa yakijije abo mu rugo rwiwe gusa, umugore wiwe, abana be n'abakazana biwe, sibo binjiye mu nguge se. Kwihangana ni ikintu kinini kigize ubugingo bwacu. Mu Efeso 4:2 haravuga ngo mwicisha bugufi bwose, ngo mufite ubugwaneza bwose, ngo no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo. Mu bintu bitugoye bituma tugirana ibibazo mu ngo zacu no kutihanganirana. Ibituma tubaho ubuzima bugoye mu nsengero, ugasanga abantu barasamba bucyana none baratandukana, ejo igacikamo, ejo bundi banirya bagiye bagacikamo. Ikiza kibitera nta kindi, ntabaze bapfa imyizerere, dupfa kutihangana. Kwihangana ni imbuto duhabwa n'Umwuka Wera. Iyo mbuto rero abayifite, umugabo uyifite n'umugore uyifite n'umwana uyifite, bubaka urugo rwiza. Kwihangana, bakihanganirana. Abakristo bazi kwihangana n'abashumba bazi kwihangana bubaka itorero ryiza. Kwihanganirana, Bibiliya niko itubwiye ngo twe twicisha bugufi rwose, ngo dufite ubugwaneza bwose, ngo no kwihanganirana. Kwihanganirana ni ikintu cyangombwa. Rero natwe Imana izi twihanganira, kandi tugomba kwihanganirana mu rukundo. Iyo ni indi mbuto Umwuka Wera arema muri twebwe, kandi iyo no kwihangana ni ishusho y'Imana. Imana yacu ni Imana yihangana, iratwihanganira. Muri Petero aravuga ngo twihanganira, ngo ntishaka ko wagira n'umuribuka. Ikihanganira umunyabyaha, ikamugoragoza ikamutegereza yaruha akazaza. Rero Imana ntihutiraho. Hari ijambo turi mu gukosanaho n'abazi Kinyarwanda cyinshi. Twebwe turavuga ngo Imana ni inyamurava. Umuravi wacu tuwita kwihangana, kwitonda, kurambika ibintu. Ariko Abanyarwanda bwita bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda ni ukuvuga ngo Imana ni nyamwete. Igira umwete ariko kandi irihangana. Mu Kinyarwanda cyo kwihangana nacyo kirahari. Iri jambo ryo kwihangana ni Ikinyarwanda, kandi no mu Kinyamurenge natwe turagifite, no kwihangana. Imana rero iratwihanganira. Natwe abaja kubaho ubuzima bufite ishusho y'Imana, kamere y'Imana ikayiduha, Umwuka Wera akayiduha, aduha imbuto yo kwihangana. Tuje ku mbuto ya gatanu. Imbuto ya gatanu ni ukugira neza. Mu ndimi z'amahanga nagerageje kureba mu Cyongereza babyita ngo ni gentleness, mu Giswahili babyita ngo ni wema. Iyi jambo kugira neza ariyo gentleness na wema, ngo ni ukwirinda gukomeretsa abandi bantu cyangwa se kubabaza undi mwana w'umuntu. Iyi mbuto ni imbuto duhabwa n'Umwuka Wera. Iyo wamaze gusabana n'Umwuka Wera akomezamo imbuto yitwa kugira neza, ukagwa neza. Turaja no izi mbuto ya gatanu n'iya gatandatu n'iya munane zirenda gusa mu rurimi rwacu, n'abasobanura simbizi ko bagiye bazisobanura neza kuko ziravuga amagambo yo amwe. Ariko reka tubanze iyi ngiyi ya gatanu, ni ukwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyangwa ijambo iryo ari ryo ryose wavuga rigakomeretsa undi mwana w'umuntu, cyangwa rikamubabaza, cyangwa igikorwa wakora kikababaza ubundi. Reka ngaruke ku bashakanye, abubakanye imiryango. Reka ngaruke no kubasengana. Reka ngaruke no kubaturanyi. Ni ukuvuga ngo umuntu wamaze kubibwamo imbuto y'Umwuka Wera. Iyi mbuto twise mu Giswahili ngo ni wema, gentleness, kugira neza. Iyi mbuto
n'imbuto igufasha kwigengesera kuvuga amagambo. Hariho abantu baze basa naho bahamagariwe kuvuga amagambo mabi, amagambo asesereza, amagambo akomeretsa, amagambo ababaza abandi. Ariko umuntu wamaze kwakira ino mbuto y'umwuka wera yirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyakomeretsa mugenzi we, cyakomeretsa uwundi muntu cyangwa cyababaza undi muntu. Iyo ni imbuto duhabwa n'umwuka wera, nayo nta handi twayigura, ntaho twayihaha, nta handi twayigira. Umwuka wera yimeza hagati muri twebwe. Mu Bakolosayi 3:12 haravuga ngo nguko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza. Niyo neza duhaye tuvuga, uriya mwuka w'ineza ni imbabazi n'ineza no kwicisha bugufi n'ubugwaneza no kwihangana. Ubwo bugwaneza butuma wirinda kugira undi muntu ukomeretsa, bituma wirinda kugira undi muntu ubwira nabi. Hari abantu azamavuga ngo ndamubwira nabi, ngo ndamubwira inangwa. Nta muntu ugira imbuto y'umwuka wera uvuga inangwa. Abandi nabo bakavuga ngo ndamubwira quatre verite. Reka da, iyo ufite imbuto y'ubugwaneza yo kugira neza, iriya mbuto imbuto ye kugira neza ariyo gentleness cyangwa wema, ntabwo uvuga quatre verite, uriyubara. Umurongo wa 13 hariya mu Bakolosayi twari tuvuze 3:12 no mu 13 baravuga ngo mwihanganirana kandi mubabarirana ibyaha, uko umuntu agize ico apfa n'undi, nguko umwami wacu yababariye abe ariko namwe mubabarirana. Amen. Iyo ni imbuto yo kugira neza twakira duhabwa n'umwuka wera. Umwuka wera ni uyimeza hagati mu bugingo bwacu. Twimuke tuje ku mbuto ya 6. Imbuto ya 6 yitwa ngo ni ingeso nziza. Ingeso nziza mu Cyongereza bayita ngo ni goodness. Kugira umwete wo gukora ibintu byiza no kwanga ibibi, gukora neza, ugakora neza. Iyi mbuto y'ingeso nziza, iyo umuntu akora ikintu akagisubiramo inshuro nyinshi, kiza kikaba ingeso kuri we. Abandi bakavuga ngo kanaka agira ingeso iteye iki. Iyi ngeso nziza, izi ngeso nziza ni kugira ishaka, ni ukugira umwete wo gukora ibintu bibi, ibintu byiza, no kwanga ibibi, ahubwo ugakora neza. Iyi ngeso nziza umuntu ashobora kuyigaragarisha imirimo myiza, birajanye n'imirimo myiza. Muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa 13 haravuga ngo mbese ngo ninde uzabagirira nabi ngo nimugire ishaka ry'ibyiza. Nukuvuga ngo nimba tugize ishaka ry'ibyiza tugakora ibikorwa byiza. Yewe Petero yaravuze ngo nubwo hari uwo barega, ngo akabavugaho amagambo mabi, ngo ahubwo ngo baje babavugaho ngo ari uko mwakoze ibyiza. Ngo icyakora nubwo mwababazwa babahora gukiranuka, mwaba muhiriwe. Ntimugatinye ibyo babatinyisha kandi ntimugahagarike imitima. Iyo ukora ibyiza nubwo bakurega ibibi, ntacyo bitwaye, ntukagira ubwoba ugapfa kuba wakoze ibyiza. Ingeso nziza gusa. Hano iyi ngeso twari tuvuze yo gukora ibyiza, y'ingeso nziza ariyo goodness, tuyihabwa n'umwuka wera. Umwuka wera yibuya muri twe, kandi iyi nayo ni imwe muri kamere y'Imana iremeka muri twebwe, tuyihabwa n'umwuka wera. Tugiye ku ya 7. Imbuto ya 7 iravuga ngo ni ugukiranuka. Mu Gifaransa bayita ngo ni fidelite, faithfulness mu Cyongereza ni ukuba inyangamugayo, kuba umwizerwa, kwanga guhemukira undi muntu no kutica amasezerano. Umuntu wamaze kumera mw'ino mbuto, umwuka wera yamejeje ino mbuto y'umwuka wera yitwa gukiranuka. Umuntu ahinduka inyangamugayo, umuntu aba umwizerwa, umuntu yirinda guhemukira undi mwana w'umuntu, ukirinda ikintu cyahemukira uwundi, kubabaza undi muntu nk'uko twari twabivuze, ukirinda guhemuka.
kandi ukirinda no kwica amasezerano. Reka dukomeze tuje ku ya 8 ndabona umwanya wacu uri kugenda. Iyi mbuto rero twari tuvuze ya 7 iriya mbuto yo gukiranuka abantu benshi cyane baragenda bayiremukaho, wenda banatewe n'ibihe turimo. Ibihe biturimwo ngo hari umuntu babajije uriya musaza waza kuvuga cyane ibintu by'iwacu mu filozofe, ngo baramuhaje batese umuntu arasati, ngo arasubiza ngo umuntu asa n'ibihe. Uriya ni wa muntu wa kamere wataye ya shusho yo muri Edeni, niwe usa n'ibihe. Ariko uyu muntu wabyawe n'umwuka akabyarwa ubwa kabiri agahinduka musha muri Kristo Yesu, umwuka wera akamubibamwe imbuto z'umwuka, uno muntu ntazahindurwa n'ibihe. Muri Yeremiya hazavuga ngo azamera nk'igiti cyatewe ku mugezi, no muri Zaburi naho harabivuga ngo aje ahora yera imbuto ngo igihe cyose, ntaza akangwa n'umuci, ntaza akangwa no kwiheshi, ntaza akangwa ngo igihe cyose uno muntu ahora yera imbuto. Urugo rero ntasa n'ibihe, ibihe ntibiza bimuhindura ngo avuge ngo uku niko bimeze, ngo niko nyamwinshi, niko bandi bariko bakora, niko bariko bavuga, ngo uku niko bandi bariko bagenza. Reka da, uno mbuto y'umwuka wera yo kwizerwa ndiyomwemerera kwaca hirya no hino, kwaje ibumoso cyangwa iburyo, aho ni direct. Imbuto y'umunani ngo ni ukugwa neza, mu ndimi z'amahanga bayita meekness, mu Gifaransa nayumvise ivuga neza ngo ni douceur. Ngo ni ukwicisha bugufi nyamara bitari ukwirambika, kurambika umusaya ngo abantu babukandagire. Reka da, uca bugufi. Uno muntu ufite kugwa neza ni umuntu utazushaka ngo ahagarare kwizima ngo yumvikanishe opinion yiwe byanga bikunze ko ngo ahagarare kwizima. Ni umuntu woroha, aroroha, ariko kandi ndiyoroha ngo yorohere ikibi. Urugero dushobora kureba ni urwa Yesu muri Matayo 11:29 haravuga ngo mwemere kuba abagaragu banje, ngo munyigireho ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, nimwemere munyigane. Yesu yari umugwaneza, ariko kandi Yesu ntiyazagare abererekera ikibi. Yesu yari direct. Na Mose niko yari ateye. Murabizi Mose yagwaga neza, ariko kandi Mose yamaganaga ikibi. Ni benshi cyane twareba imbuto zo kugwa neza. Ubugwa neza ni imbuto umuntu agwa neza, ntiyikakaze, ntiyishire hejuru, ntashake kugaragara no kugaragaza ibitekerezo byiwe, aravuga ukuri, kwemerwa kukemerwa, kandi kutemerwa ntashiramwo agahato. Ubwo ni ubugwa neza. Ariko kandi haboneka ikibi, aracyamagana, akacamagana ahagaze ku maguru yombi, ariko ntaje impaka. Yesu ni umugwaneza. Aho Yesu abera umugwaneza, murabizi ko Yesu yari afite imbaraga zo kumena imiryango yose. Izo mbaraga arazigira. Uvuga ijambo n'ibituro bikameneka, bapfuye bakazuka. Uvuga ijambo n'imiraba igaceceka, ngo abigishwa be baratangara, baravuga bati uyu ni muntu ki kugeza nubwo n'inyanja zimwumvira. Ariko kubera ko ari umugwaneza, yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, mwenyine nimwumva ijwi ryanje mugakingura ndinjira. Ariko kandi nimwanga gukingura sininjira. Uwo ni umugwaneza, ntaza force, nta gahato karimo. Yesu ni umugwaneza, kandi iyo mbuto natwe ayitubibamwe yo kugwa neza, nta gahato, nta guforsa, nta mbaraga dukoresha. Reka da. Tuje ku ya 9 gira dusoza ubutumwa bw'uyu munsi, yitwa kwirinda. Iriya mbuto yitwa kwirinda, mu Cyongereza bayita ngo ni self control, mu Gifaransa bayita ngo ni maîtrise de soi. Iyi mbuto ni imbuto umwuka wera biba mu muntu, umuntu akamenya kwifata. Kwifata ni ukwiyobora, ntiwirekure, ukimetrize, ukitegeka, ukifata. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 9 n'umurongo wa 25 haravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Kwirinda muri byose. Reka mbabwire bene data tuja gusoza,
iyi mbuto yitwa kwirinda ni imbuto tugomba gukoresha mu mpande zose, ari no mu by'umwuka, ari no mu buzima bwacu busanzwe. Iyi mbuto ya maîtrise de soi yo kumenya kwiyobora, yewe no mu nsengero zacu turayikwiriye, no mu ngo zacu turayikwiriye. Usigaye ubona abantu banone ngo banezerewe bakarwanira mikoro kuri rutari. Kiriya kintu babuze iki iyo bareba, babuze imbuto yitwa kwirinda. Kwirinda ni ukwifata. Ntiwarangiza umunezero w'Imana umunsi umwe wiyenga ngo uvuge ibikuri ku mutima byose, nimba ari indirimbo zirangize, nimba ari za haleluya zose uzitange, nimba ari iki ngo birangize umunsi umwe wiyenga. Reka da, Paul yaravuze ngo tubivugaho agace, ibi byose birambuye tuzabivugira mu ijuru, tuzaririmbira mu ijuru rudaca, tuzotambira mu ijuru rudaca. Ariko hano mu isi ngo dukoraho agace gake, bisobanura kwirinda. Hariho kwirinda ibibi, ariko no mu byiza nabyo harimo kwirinda tukifata. Iyi ni imbuto rero duhabwa n'umwuka wera. Umukristo wamaze kuyihabwa arifata, akikontorore, akimenya, ntiyirekura. Nimba ari no mu munezero ntuwurekura wose ngo ushabire nk'inyana ivuye mu iruri. Reka da, urifata, uranezerwaho, ariko kandi ukanezerwa ukifata. Zanumva ngo hari n'abantu bavuga ku ndimi, umbwire hari n'abantu bavuga ku ndimi, akaba yovuga Paul yaratwandikiye aravuga ngo nuvuga ku rurimi rusha, yego ni ururimi rusha waruvuze, ariko ukabona nta wundi muntu ukwakura mugani w'abavuga ngo atsobanure ibyo urimo uvuga. Aravuga ngo urekere aho ngaho, maîtrise de soi, ngo wifate. Itorero ry'Imana izi mbuto ko ari 9 tuzihabwa n'umwuka wera, ariko ngo tukazihabwa iyo twabishatse, tuzishakana ukuri. Reka dusoze ubutumwa bwacu bw'uyu munsi tubashimira gutega amatwi umwanya ungana gutya. Ndabizi bamwe murabyutse, abandi mwiriwe mu mirimo, ubu turataramye. Bavandimwe, ikigenderewe cyatumye tuvuga aya magambo yose, ibi byose nizo bidufasha ishusho y'Imana kuremeka muri twebwe. Ibi byose nibyo bigaragaza kamere y'Imana. Aho kamere y'Imana yageze, kamere z'imbuto. Intego y'Imana hano mu Bagalatiya havuze, hatubwiye ngo umuntu ufite bene ibi ngibi, izi mbuto zamaze gukura muri we, zabaye zakuze, ngo nta tegeko rimuhana. Iyo nta tegeko rero riduhana, turatinyuka imbere y'Imana. Kuja mu ijuru bizatworohera, kubera ko izi mbuto zameze hagati muri twebwe tukiri hano mu isi. Uyu ni umwitozo ukomeye tugomba kwitoza nk'abana b'Imana, tukemerera umwuka wera akazirema muri twebwe, kubera kuko iyo tuzagana niho ibi nivyo bibayo. Izi nizo kamere y'Imana, nizo kamere ziranga ubumana, zigomba kuturanga. Imana yatureba hano mu isi ikatubonamo kamere yayo. Niyo shusho y'Imana twavugaga, niyo tumazeho iminsi ibiri tuvuga. Ndasaba umwuka wera ngo areme ishusho y'Imana muri twebwe, iyo kamere y'Imana iremeke muri twebwe. Imana nitureba ibona ishusho yayo hano mu isi. Nicyo yaturemeye hariya mu gitabo cy'Itangiriro, iravuga ngo tureme umuntu usa natwe. Imana iduhereze umugisha kandi ikomeze ibagirire neza. Niba turayishimira, tuyibonamo byinshi, kandi tuzakomeza tuyakiremo byinshi. Imana ibaheze umugisha, muhahe, muronke, n'abaryama muruhuke neza, murote Imana. Ni ko tubasabiye mu izina rya Kristo Yesu, amen.